Muri aya masaha urupfu rwa Papa Francis rukomeje kubabaza abantu benshi cyane by'umwihariko mu isi muri rusange. Ni nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utari wakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tubahaye ikaze. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuwa mbere wa Pasika ku isaha y'isa 35 aho Karidinali Kevin Ferrari yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa Francis yasubiye mu ngoro ya data. Karidinali Kevin Ferrari yatangira itangazo rivuga ku rupfu rwa Papa agira ati: "Nshuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi, bibaye ngombwa ko batangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis." Aha kandi yanavuze ko ubuzima bwa Papa Francis bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana ndetse na Kiliziya, urukundo no gufasha abakene ndetse n'imbabare. Ibi byose akaba yarabikoraga ahantu hari hose yabaga ari. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku itariki 14 Gashyantare Papa Francis nibwo yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku itariki 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Umunsi wakurikiyeho abaganga nibwo batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo ba Kiliziya Gatolika ku isi hose, cyane cyane ababa mu gihugu cy'Ubutaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma bamushyira indabo ndetse n'ibindi. Icyo gihe Papa yamaze mu bitaro igihe kingana n'ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku itariki 6 Werurwe mu mwaka wa 2025 ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe. Aha Papa Francis yaragize ati: "Turi kumwe." Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe ubwo yagaragaraga mu ruhamaseka ndetse nasoza abakristo bari bateraniye hafi yaho yari ari ku ngazi yitwa Gemelli. Papa Francis yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku cyumweru amasaha make mbere y'urupfu rwe yifurije abakristo misa ya Pasika ndetse anahura na Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayobeye Kiliziya Gatolika ku isi kuko yimitse muri Werurwe mu mwaka wa 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nayo wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'abajezuiti. Papa Francis apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda. Nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo ndetse n'u Rwanda warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu mwaka wa 2017 Papa Francis nibwo yahuye na Perezida Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatican ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya Gatolika n'abayo bose, barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagacukubira inshingano zabo z'iyogezabutumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatican ndetse na Kiliziya Gatolika muri rusange uturwa kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ndetse kandi anagaragaza ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho ingaruka z'ibyo bihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi ndetse isiga icyasha ndetse n'isura mbi ya Kiliziya Gatolika. Nyuma yaho gato ku kubonana na Papa Francis, Perezida Paul Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter amagambo agaragaza neza uburyo yakira imbabazi zasabwe. Aha Paul Kagame yaragize ati: "Umunsi mwiza ndetse no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda ndetse na Kiliziya. Kubasha gusabira imbabazi bibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari." Papa Francis yavutse ku itariki 17 Ukuboza mu mwaka wa 1936 avukira i Buenos muri Argentine ku babyeyi b'abimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni George Mario Bergoglio. Papa Francis iki gihe yari afite abavandimwe 4. Yize amashuri mu iseminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abayezuiti mu mwaka wa 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Papa Francis yahawe ubusasaridoti ku itariki 13 Ukuboza mu mwaka wa 1969. Agenda azamuka mu ntera
kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yagizwe uhagarariye umuryango w'abayezuwiti ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa arkiyepiskopi wa Buenos muri Argentine, na mbere y'uko Papa Paulo Yohana wa kabiri amugira umukaridinali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Mu gihe cye cy'ubukaridinali, Papa Francis yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi ndetse n'ubuvugizi ku bakene. Byatangajwe ko Papa Francis mushya azaboneka mu minsi 20. Ese ibi ngibi byo bikorwa bite? Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, byitezwe ko mu minsi hagati ya 15 ndetse n'iminsi 20 aribwo undi mupapa azaba yatowe. Iri ngiri ni itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati Registra omnes, bivuga ngo abandi bose musohoke. Hanyuma abakaridinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinali bose bafite imyaka iri munsi ya 80 cyangwa bemerewe gutora batena muri chapelle yitwa Sistine yakiriye conclave zose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1958. Iki gihe nibwo bahita bakingiranwa muri conclave kugira ngo igihe bahisemo papa mushya icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa se itumanaho iryo ari ryo ryose riba rihari. Nta cyizere kiba gihari ko iki cyiciro cyatanga umusaruro uwo munsi, hakoreshejwe ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Iki gihe hatoranywa abakaridinali 9 bo kuyobora amatora. 3 muri bo baba bagenzuzi b'itora, abandi 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bo bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya we ari uko umukandida abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora, hagati y'ababiri ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka, amatora ya Papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe abakaridinali 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora, impapuro z'amajwi zigatwikirwa muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara, biba bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaje kubona 2/3 by'amajwi, aba yabaye papa mushya. Umuyobozi w'abakaridinali amuhagarara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego, ahita ahitamo izina rya gishumba azakoresha. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku rupfu rwa Papa Francis witabye Imana. Imana imwakire mu bayo, kandi dukomeje kwihanganisha umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika ndetse n'isi muri rusange. Njye ndi Thierry Umuhumuza, naho ubutaha.